Data wa twese uri mu ijuru, Mana wari mu ijuru n'isi, ukarema umuntu uganika ikirere, akanya nk'aka ndagushimye ndaguhimbaje, ngushimiye ko unkunda ukanyitaho, atari uko ndi mwiza cyangwa nkiranuka kurenza abandi, ahubwo ari ubuntu bwawe wangiriye. Nkomeje rero nsoma Bibiliya, abo dufatanyije gusoma, ni ukuri Uwiteka aduhana umugisha kandi akomeze kudusobanurira ibyanditse muri iki gitabo. Umwami Yesu nabane natwe kandi akomeze kutwitaho, byose ni mu izina ryawe Yesu tubyambaje twizeye urakoze, amen. Turakomeje dusoma, reka dusome Matayo ibice 5, duhere ku murongo wa 17 dukomeze. Uwiteka Imana aduhana umugisha. Titire iravuga ngo Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko. Yesu niwe wabivugaga. Ku murongo wa 17 handitse ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Ni ukuri uzica rimwe ryo muri aya mategeko, naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Ariko uzayakora akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu nikutaruta ukw'abanditsi n'ukw'abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Uwiteka Imana aduhane umugisha. Titire ngo Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko. Sinazanywe no gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Bivuga ngo amategeko ari muri Bible Imana idutegeka, twebwe abantu, twebwe abambaye umubiri, hari uko Imana idutegeka, hari uko Imana idusaba ko tugenda. Yesu rero ibyo ntabwo yaje kubikuraho, ahubwo ngo yaje kubisohoza. Ngo kandi hari undi murongo utubwira ngo ni ukuzica rimwe ryo muri aya mategeko, naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo. Bivuga ngo hari abantu batwigisha nyine, cyangwa se nanjye nigisha. Akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Ariko uzayakora akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu nikutaruta ukw'abanditsi n'ukw'abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Uwiteka Imana akomeze adusobanurire. Imana rero ikomeze kuduhana umugisha, Imana ikomeze kutwitaho. Yesu yari arimo atubwira ngo Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyakomeza. Imana iduhana umugisha. Reka nizere yuko amategeko ari muri Bible wenda abayazi, abumva yuko hari itegeko ritugenga kandi tutitaho, hari ikintu Imana idusaba ko twakora kandi ntitukiteho, anyandikire muri komenti, dukomeze twese tugenda duhana ibitekerezo. Imana iduhana umugisha, umunsi mwiza.